Sanda bite? Amakuru ni meza. None se kubyutse wihagarariye? Na ubu nta nakandi kazi wanamfasha hano hantu koko. Ni iki nagukorera mwana? Hasi wajya umfasha ko. Akazi kose nzajya nkakora njyenyine. Ukora ikizishiro nje. Kanyumvira ko. Aha ikintu cyanjye kwari gukubwira nyine kuranzendukiye. Oya nagaruka kuzindura rwose fasha nyine twumvikana. Umva mani nyine Elise ibyo narimo kubwira uramubera Sandra amagara nyine kandi tukagira ukuntu twakwigenza ikiriki. Ibyo biboro rero uri kumbwira ugenda kumva bitakunda. Ariko mani ibyo biniga ariko ntukabigende utapfa ko bitakunda ariko bamubera ntabwo yamamagara ngo mugenzi ikiriki ntabwo ushobora Bigenza gute se? cyangwa gukora ntukagigera wagereka kwigeza Nyine ibyo bintu bikwiye guca ku ruhande byinshi ahantu bisobanura neza icyo ushaka kuvuga. nyine ukamuhamagara ukabikora ntabwo ushobora Ibintu ngiye rwose na mama yaransenyeye n'ibintu hagati shamani ibiniga rwose bivuga ngo mama iki n'iki kuba wamuhamagara ukagira tukareba uko bimeze. Sandra ko ari umwana mwiza ushaka kugira ariko ikintu. ibyo bintu muvanga abantu n'abana beza bagwane n'iki n'iki ntabwo ubizi mwana nanjye ndi umwana mwiza n'ubundi Ese ubundi Sandra yabyemeye? iyo wagira tukareba ngenzi uburyo nabigenza Njyewe n'undi kubivuga ngiye rwose. Ariko kugira ngo mubwire nyine ikintu kijyanye na Papa. Papa yakoze iki? Kandi ubwo papa ni Boyfriend wawe, ibyo uvuga umugabo wawe. umugabo wawe. Yageza kugeza. Se kuri kunyumva nabi ukuntu. Wari mvuze ndukiye ku mugabo wawe nyine twibaza ikintu yakoze. Nyine nyumva ntabwo nta kintu kibi ngendereye. Yewe nawe nje kukubwira nyine amakuru namenye kuri Papa. Kandi ndumva ari nk'ubuzima bwacu. Sana. Urabizi ndagukora. Ariko mfasha uriya muhungu n'ufite Imana umureke. Fasha nyine umugabo wawe umureke. Nimureka. Erega ndaguhangayikiye. Neza kubera iki? Nyine yakoze iki? Arwaye ibiki? Ni muzima? Yapfuye? Mureke gute byagenze? Sana ngiye kukubwira ikintu ariko kirakomeye. Siko Papa afite ubwandu bwa sida. What? Ubwandu? Kandi kuzida. Kwarumbira. Sida nye? Agakoko ka sida? Hey! Papa arwaye agakoko ka sida. Zabwe ubundi wowe. Korasaza nawe. Ubwa ngo warasaze wabikuye he? Hey! Cyangwa uri kwikeka yuko nawe ubwaka karakugeza mu Kangira amaze mu maraso. Si umugabo wawe se? Iyo ari umugabo ni boyfriend wawe babari. Umugabo wawe. Tuzamubwire. Umugabo wawe se yarankoye. Wigeze ukora ufite ubwoba. oya mani we nta kugira ubwoba bro we ntugire ikibazo we turi kumwe ntabwo tubigenza cyane n'ibintu buzima twabikora bikavamo neza nta mubasha we ntugire ikibazo we wigira ikibazo we byemere gusa mbere gutuma nikorera. Ese ibintu wabitekerejeho? ariko ibitekerezo aribyo ni icyo uvuga mani Byose uramutse umuteye. ibi boro ntabwo bisaba kubitekerezaho mani twari iwacu ntabwo dutera inda kandi urabizi Nimba umwanzuro waba ufashe ntacyo nabirenzaho uri kubyumva. nyine buri icyo ugomba kumvira ni ukumbwira uti turi kumwe rero ngira ngo bikore uko mbyumva ngira ati turi kumwe rero nkwereka utuntu twikorera wowe ntugire ikibazo subinyeze ikibazo muri bwo Ikibazo gikwiriye. ubwo nyine iyo ubyemeye bigapu nyine Warasaze yiye nawe. Swambwiye ko Oya mugabo. Kari boyfriend wanjye. boyfriend wanjye nyine tuza nyine nkubwire. Usabikuye kandi nawe rero. Ibyo taratari. Icara neza nkubwire. Kuko tudashinga mani ndeka nawe ndese. Papa mva ngiye nkubwire. Urabure pe. Ubwiza n'ukuri. Papa arwaye sida. Ubwo mva kubaza. Ngiye ikintu nahise ntekereza mu mutima wanjye. Nare cyangwa Reka. Reka.
cyangwa mwarasomanye kare none se mu boyfriend uko gusa nuko gusa kandi ari umugabo wawe nuko gusa cyangwa wagize ubwoba bw'iki ahubwo mba ngugira inama inshinga aho ngona karaba inshinga aho mbabarira karaba tujye kwa muganga ujye kureba ko utanduye babarira w'inshinga sandibaza urwaye sida sida se barayikora cyabaye nko mu mazi sida ariko cyabaye ibiryo biri guteka n'ibyo wayingaburiye sida ubu mbana n'umuntu urwaye sida nzakuriza ariko wajya kunshinga umva ngugire inama rero umukobwa wanjye ndamubwire bazimu bakunya rero babwiye ngo wanduze kamwe gatandaza kandi kajye hirya no hino shwe ako wanyumvishe ko nta mutima mubi kari inyungu zawe kari ubuzima bwawe nyine rero ukuri kunza n'ibintu ngo ndayirwaye ntabwo twaryamanye nyine twasomanye ngewe mva nyine ngugire inama itarakabura inama zawe nazihaze nyine umva ngewe nkugire inama ibijyanye n'ibyo ngibyo we niba ngewe singendana nawe simbizana nawe uba wagiye uricunga nta muntu ucungura ariko nyine nkakubwira nawe niba arwaye sida genda ajya kumubaza reka arwaye sida ko ntabwo twaryamanye ntabwo nari nanabizi izere ko ubu nyine tugiye kumukubira nyine tukareba barwanye ariko nanone njyewe nubwo nabyemeye umutima uracyari umugezi tugiye kwimukira umukobwa sandara umwana mwiza ukiri kumwe mu kirere camani ibyo bintu rwose nukagira n'iki n'iki umwana mwiza se ariko ibyo ni ibikibona njyewe nta umwana mwiza nuse umwana mwiza ushaka guhumekera sandara rega n'inshuti yanjye subizi ko ibiceri mba ndi nabyo none se ubundi ahahirwa ngo uramukunda uburyo umuntu urwaye sida mwagumana sida ndamukunda ndanizi cyangwa ubwiye ngo arwaye sida urumva icyo umukunda mukunzi 100% namukundaga 99 none se wamuretse nako mwana we akabiga se ko nakese wamuretse urumva ko abahungu hano hanze buzuye batabuze bafite ibiceri abo se ni papa sibwo iyo ni sida yakugejeje mu bwonko cyangwa urabikaruye kandi ariko wowe yaki umva ndagira ngo nkubwire ngo nsakuriza urukunja mu matwi nyine umva ngiye nkubwire umva se wumva induru basi wenda nganyumva uri kumva induru wenda ibindi byose umva si ibindi byose natebyaga ariko mufasha nyine urabizi ndi mukuru wawe sibyo ndagukunda erega buriya baravuga ngo urumva njya numva abakecuru bavuga ngo buriya ngo iyo utarwaye sida urayirwaza ushobora kuvuga ko wayirwaje yewe ntabwo nyirwaye ariko wowe wayirwaza winsakuriza nyine ndetse nayo Rwanda yinywa mu mazi cyangwa arya mu buryo uri guteka nyine nanjye nicyo kibazo mfite ikibazo cy'uko ushaka kuzayirwara nkayikurwara nyine nabimenye ko ayirwaye ngakuko ngaho nyine mfashe umureke kuko nyine twamaze kumenya ibyo byose ndabitekerezaho sawa nta kibazo kanijyanire n'umweyo wanjye ndabizi ubu ngubu wazanyagirirwa hanze ndi nabyo ura akantu ariko nyine ubiniga ntukagire umujangwe ibyo bintu zo ngo tubikore ryari tumukubire nyine turebe uko bimeze niba ubyemeye wowe ako kantu nizere ko akantu ko karaye sumvire nene akantu umukobwa ngiye ngo byabaye gisandara
Mujye mumbabarira ako ndumva iki shiki tu ako mukobwa azakumirora muko mbabarira ni ukuri kw'Imana mbabarira aho bite byawe uri muzima umutabi bite byawe nta gihe kimwe cyane nshaka kumva kubera ko ntabwo ngukunda shawa nyumvishe Aisha ntabwo ngiye mukunda ntabwo nakwishyiramo ibitari ntabwo wavuga utamfata ntabwo wavuga utamfata ngavuga ndakuvuga agakiza wakambye byarangiye iminota ntabwo byarangiye nyine ngoneka mubwire none ngande ko kandi nagukunda ndakobora nagukunda se wenda nturire muko oya nyine oya wowe iwanyu ni ruguru dore guta inzira igucyura iwanyu ni hagati ndaguherekeza reka nkwerekeze uramerekeza mu iki sinkukunda sinkushaka ese wahise nkaguherekeza ukica hano ndaca hano nayo ukabuca nanjye nyine none mpamagare kuri ribuze bakunkureho babwire ko umukobwa ari kunyihoma
wangererwamo ukamenya yumvise uzi ko icyo nacyo ari icyaha bagihanira kwihoma ku muntu ibi bavuze ngo kuki kuri ntabwo mba none ibyo babyita kwihoma ku muntu umukobwa ngaho reka mwereke ibyiza urumva ufite abahungu benshi beza banandusha ubwiza bagukuye oke reka mwereke tuzaba tubiganiraho ngaho ugiye nasiraze ko ndaguhamagara kubwo w'umusazi muhamagara njyewe twakashitani mu izina rya Yesu जब मेरे खुदाई हो रहा है आज आई तू मेरी मान जाएगा तेरी को रे तो मैं सना दिया तू मेरी मान जाएगा